murakundanye muraryamanye bwa mbere maybe kubera wenda impamvu zigiye zitandukanye akubwiye ko atari tayari kuba umubyeyi, yakubwiye ko atari ready kuba umupapa, ibyo birabaye arakubwira ati kuramo inda ubwa mbere, ubwa kabiri birabaye nanone muraryamanye uratwite, ndetse ubwa mbere wenda arakubwiye ati nta kibazo mu baby umwana mukipinge tuza figuring out ko bizagenda, umwana ageze nk'igihe cy'amezi 2 ari mu nda ya nyina, nabwo igihe kirageze arakubwira ati burya ntabwo niteguye kuba umupapa, nabwo abortion yikuremo. Ubwa gatatu nabwo birabaye muraryamanye nanone aguteye inda yageze nko mu mezi 3, 4, 5 arakubwiye nanone ati burya siniteguye kuba umupapa, nabwo kuri iyo nshuro kuramo. Ubwa kane, ubwa gatanu, ubwa gatandatu, ubwa karindwi, ubwa munani, inshuro 10 akubwiye ko ugomba kumukuramo inda. Ese wowe uri kubikora uzi neza ko uwo muntu ari kugukoramo baby factory? Ese urabizi neza ko uwo muntu uri kukugira ingumba namara kugukoresha azagutrashinga akakujugunya bikarangira? Yesu ushobora kuba utabizi baby yarakwambitse nk'ishashi mu maso, cyangwa se hariho igihu abenshi ariko bavuga ati yanteye igihu mu maso. Ariko tujye dutekereza by'umwihariko abakobwa cyangwa se n'abagore, ko n'abagore biri kubabaho, wenda abagore bari mu abagore baba divorce, wenda ashobora kuba yarakoze divorce kaza hanze ugahura n'undi mugabo wenda akubwira ati nanjye ndashaka kudivorsa, reka mbe ndakora iyo schedule cyangwa se iyo process ya divorce, nyine ukabyizera, ariko muri iyo process igihe itararangira mukaba wenda muryamana rimwe na rimwe munakorera aho ngaho n'iyo nda ikinjira, then ibyo byose bikaba byo gutwita bikaba. Ndagira mubwire ngo niyo yakubwira ati kora abortion ni inshuro 1000, wese uri kumwereka ko umukunda, kwereka ko agukunda, nta kitaguha, ushaka gukuramo iyo nda ujya kwa muganga aguha amafaranga araguherekeza, ariko namara kumenya ko utazongera kubyara, kuko nanone gukuramo inda cyane byangiza n'umugongo, namara kumenya ko utazongera nyine yakugize ikimuga, ntabwo azigera gushaka, azavuga ati uyu ndamushaka mu maziki, uyu ndamushaka si ya mbere, si yaba umubyeyi w'abana banjye kuko kubyara ntabwo bigikunze, ntiyasakira umukobwa kuko byararangiye, namugize ko nshaka, wabikize uzitwa iki se? Ahubwo sinzi icyo uzitwa. Rero tujye dutekereza, twibuke cyane cyane ko gukuramo inda kenshi cyane byangiza. Ikindi kandi umuntu ugukunda ntabwo azakubwira ngo ntabwo niteguye kuba umubyeyi. Kuki se uvuga ko utiteguye kuba umubyeyi iyo uri gukora imibonano mpuzabitsina? Igihe cyose umanutse hariya noneho ukagendera aho ngaho ugiye witegura ibintu bibiri, uburwayi cyangwa gutera inda. Rero igihe cyose niba mukorana ibyo bintu byose mugiye kubikora mwishimye, mwabyumvikanyeho, nta rep yabayeho, ariko nyuma igikorwa cyarangiye result zanabonetse, habayemo ibyiza cyangwa se ibibi, umwe arakwabandonera avuga ati burya ngiye ntabwo ndi tayari, ntabwo bino bintu byakunda, burya ibi ntabwo bizavamo, burya ntabwo. Nta muntu ugukunda uzanagukoresha, nta n'umuntu ugukunda uzavuga ngo kora abortion, nta muntu ugukunda uzifuza kupfa, nta muntu ugukunda uzakugira umugore mbere yuko agushyira mu rugo ngo ube umugore we. Nta muntu ugukunda uzakora ibyo bintu. Umuntu ugukunda azagutegereza, umuntu ugukunda azaguhangayikira, kuko umuntu ukubwira ngo kuramo inda ntabwo abahangayikiye ubuzima bwawe, avuga ati niyo cyapfa n'ibyo birakireba. Wowe uri urwego, wowe bari kubikora none ahangaha, wowe bateye inda, wowe bari kubwira bati rwose nyamuneka ntabwo niteguye kuba umubyeyi, siniteguye kuba umupapa, agira vuba uyikuremo. Wowe bari kubwira ati ngiye nifitiye inzozi zanjye kandi uwo mwana ntabwo agomba kuza, ngo ntabwo naba responsible y'iyo nda, ntabwo byakunda ko nyine naba umubyeyi, mfite byinshi hano ndi kwipangira imbere, mfite byinshi nta muntu ugukunda uzigera akubwira gutyo. Umuntu ugukunda igihe cyose aba ari ready kwa acceptinga results z'ibintu byose biba byabaye, ibintu byose muba mwakoranye. Umuntu ugukunda aba ari tayari, kandi nta muntu ugukunda uzakuyuzinga, nta muntu ugukunda uzigera kugira igikoresho cye, nta muntu ugukunda uzigera kugira baby factory, nta muntu ugukunda uzatekereza ko uzamukuramo inshuro 20 kugira ngo yemere ko umukunda. Noneho aho bibera danger, ntabwo bikiba ibintu wenda tuvuge ngo ukoze ngo tumanye imyaka 10, muri myaka 10 nakoze abortion 10, wenda mu gihe cy'iyo myaka buri mwaka twakuragamo umwana. No, biraba mu mezi 2 akayikuramo, nyuma y'amezi 2 akaba muteye indi. Abantu twabaye inyamaswa. What? Abagore by'umwihariko, uyu muntu ari kugukorera ibyo bintu wumva ari ibiki? Wumva ari ibiki koko? Tutabeshya, nyuma wumva ari ibiki? No mu rugo hari abadamu batera inda akumva ko ntago yabyihanganira, wenda afite abana bangahe n'ubukungu niba bumeze neza, akavuga ati nzagenda silently ngende njye gukuramo iyo nda ntabwiye umugabo wanjye. Ariko ndagira ngo mbwire ngo niba uri umukobwa uyu munsi uri kudatinga umuntu, uwo muntu wakakubwira ko
niba muryamanye akagutera inda akakubwira ko atiteguye kuba umubyeyi, iyo ni red flag, ihute. Muraryamanye mwese mwabishakaga, ni ibintu mwumvikanyeho, ntabwo wamufashe ku ngufu, nawe si yagufashe ku ngufu, ariko igikorwa kirarangiye yarakwihakanye, ntabwo agukunda. Kandi natwe turekera kuba easy accessible, like arabikubwiye ubundi nyine okay, wenda bibaho urukundo rumwe buri rukundo rugira amategeko yarwo, ntabwo nabijajinga. Hari ubwo usanga mu itegeko rya mbere rihari ku mibonano mpuzabitsina ariyo ya mbere, ari nayo ihuza abantu, wenda icyo gikorwa gihuza abantu. Hari n'abo usanga avuga ati nakemera nkajya hanze, ariko umukunzi wanjye nzamubona nyine nyuma ya mariage, umukunzi wanjye nzamubona hari urutambwe rufatitse, wenda hari ikintu gifatitse tugiye kwereka abantu, umukunzi wanjye nzamutegereza, umukunzi wanjye ntabwo ngomba kumukoresha wenda ibyo byose, cyangwa ngo mu sabotaging imbere yuko tugera mu rugo, umukunzi wanjye nzamusigasira. Hari abasore bameze gutyo pe, ariko hari n'undi uza kuvuga ati okay, nakabaza kari agakobwa kari akazambera urwego, nimara kugakoresha nkagatera amadaka akayakuramo, then kazaba karataye n'umutwe, nzagasiga karadeprimye, kazaba kabaye ingumba, nikazaba kakibashije kubyara, kazaba gafite ibibazo by'imigongo, nikazaba kakibashije kunama, nyine ubuzima buzaba bwapfuye, nako nikazaba kibereyeho. Nzagata ngende cakundi akonza. None hano harimo ubugome bw'indengakamere, aragukoresha ku buryo n'undi uzagutoragura yagutaye atazabasha kugira icyo agukuramo rwose. Nese niba agusize uri igisenzegere, izo nda zaravuyemo, niba nyababyeyi yawe wenda yaragezaho ikaba flap, like ntabwo batwita kubera izo abortion nyinshi, wenda niba umugongo wawe nyine ushobora no gutwita, suzabashe guheka uwo mwana, cyangwa suzabashe kugira icyo wimarira. Abagabo bakihanganira ibyo bintu by'umwihariko abagenzi tubya dressing ni bakeya, nta nubwo binabaho. Ibyo byari byo wenda ku bwa ba mama, nibwo umuntu ba mama na ba papa bacu, nibwo wenda umuntu yabonaga umugenzi we akavuga ati namwihanganira byagenda gutya, ariko ubu ntabwo bigihari. Ni 50-50, inyungu n'ibihombo byose ni 50-50. Ariko rwose niba uri umukobwa ukundana n'umuntu, si n'umukobwa gusa, niba ufite best friend, hari abantu bagira aba best friends baba male gender, wenda mukaba murya utuntu byana bakavuga ati ewana no. Niba wenda ufite wowe inzozi zo kuba single mama, ariko none niba uri umutipe se wumva nyine ntushaka kuba umubyeyi, none se niba ufite inzozi zawe wowe uri kuzanamo pusi kugira ngo bigende bite? What? Kugira ngo bigende bite? Niba nyine ufite n'izo nzozi, nta nzozi zo kuba umubyeyi ufite ako kanya, nta gahunda yo kuba umubyeyi ufite ako kanya, then put pussy aside. Vagina, just run away from a vagina and focus on your dreams. Nawe niba uri umukobwa wenda ushakira kwibera nk'umuntu, wenda abakobwa tugira inzozi zitandukanye, hari ubwo avuga ati ngende ushaka kuzaba umubyeyi, ariko nyine kubera n'izo trauma zose n'ibiki byose yanyuzemo, igihe kikagera si bizabe bigikunze, ukabaza ubuzima bwawe wicuza. Aho kugira ngo uzabe ubuzima bwawe wicuza, choosing the right partner uzi neza ko muri kuri the same drawing board, hatari umuntu uzaza ngo muri kwenjoyinga se. Aho ntabwo ari enjoyment, ni suicide, ni ukwiyahura, ni ubwiyahuzi. It's like a kamikaze style. Ni ukwiyahura. Niba murya utuntu mumanukiye aho ngaho, hakazamo ibyo bintu bya abortion biri constant, aho ni ubwiyahuzi, ntabwo ari urukundo, nta nubwo ari enjoyment. Keretse niba ari like killing enjoyment, iyo sibaho, cyangwa enjoyment killing, ntabwo mzi nibibaho ngewe, like in my mind I don't know if that happens. But niba ukundana n'umuntu rwose akakubwira ngo kuramo inda inshuro zirenze, yewe burya ni inshuro imwe, twenda tubifate mu izina ry'iyobokamana, ntabwo ari nziza, sibyo? Ntabwo ari nziza. Nanone wenda n'uburyo buri psychologically cyangwa na biologically and psychologically urangirika, utuba umuntu, kuko nawe nyine baze ikigira umubyeyi ni ubumuntu ntabwo bwica umuntu, sibyo? Rero niba wawishe nyine kuko gukuramo inda ni ukwica, rwose ni ukwica, ntabwo ari ni ukwica, nyine ni ukwica. None nyine kuba umubyeyi ni ubumuntu butica umuntu. Then niba okay, I don't know, maybe I'm mingling the topics, but ariko niba abakobwa benshi tugira inzozi zitandukanye, umukobwa uvuga ati ngiye mfite inzozi zo kuba umubyeyi, niba uhuye n'umusore umeze gutyo ntabwo uzazigeraho. Niyo mpamvu niba ukundanye n'umuntu, uzanabikore nka prank, reka mbahe ID, uzabikore nka prank, uzamubwire ko utwite just as a joke, urebe ubundi nibwo uzahita umenya umuntu turi kumwe ese ni umuntu
wiringa gustayinga cyangwa ni umuntu uri kuza nyine kugira ngo anyuzinge agende, then after y'ibyo byose uzamenya what is real. Uzaza ukomentinga muri comment section, nzabibona. Ariko ndagira ngo mbwire ngo umuntu wese uza agufiteho inyungu runaka ziri extra, ni uzaza kubwira ati kuramo inda, ni uzaza kubwira ati burya ibi ngibi simbishaka, ni uzaza ubundi igihe cyose n'abantu bameze gutyo basa nk'aho ari abantu bahora baridinze ubu nyine relationship cyangwa se dating. Wowe mukobwa nyine ukaba uhari ariko nyine witwa umukobwa, uri umuparteneri, uri umufasha. Uri umufasha ntabwo uri umukunzi. Nta nubwo uri n'umufasha ku rwego hazafatwa decisions runaka ngo uzigiremo uruhare nyine nk'umufasha. No, wowe uri umufasha nyine uri aho uri statue, uri umufasha nyine byitwa ko uri umufasha, nta kindi kintu uri cyo. Kandi mu rukundo uzirinde kuba umufasha. Uzirinde ko uzaba umuparteneri, ntuzaba umufasha. Gute se ugomba kuba umwunganizi, ntabwo ugomba kuba umufasha. Ntabwo umufasha yabamuturaho imyanzuro bashaka. Nibwo nyine handi twise kavuga ati na abortion ntuba ufite n'uburenganzira bwo kwikipinga. Kuko maybe ushobora kuba ufite ubwabo bwo kuba wafata responsibilities runaka, ariko nanone iyo uri umufasha byose babiguturaho. Iyo uri umufasha nta kintu ubwirwa, iyo uri umufasha nyine ubona ibintu biba, nyine uri umufasha. Ariko iyo uri umuparteneri muzajya gufata umwanzuro, mubiganireho, muzajya gukora ibintu runaka mubiganireho, muzajya gukora sex, mupange n'uburyo bwa protection. Ariko nyine niba nyine uri umufasha, wowe bazajya kugira ati okay, tuzajya tumanukira aho ngaho, bizajya biba bibe, n'ibizajya biba nibyo nyine nta bindi. Ariko niba uri muri dating runaka, witekereza ko iyo ari yo end, na nyuma ushobora no kugera mu rugo hakaba divorce. Ariko so jya utekereza nukora niyo divorce, nugera mu rugo, ese umuntu uzagaruka we azi icyo azakubonamo, cyangwa bazaba barakuyuzinze nyine warabaye pubere? Ese umuntu ushobora kuzakurikira umuntu muri kumwe, hari ikintu nyine hari ikintu kizamwinteresa kuba yahaguma cyangwa yagenda, nyine uzashaka impamvu yahaguma n'impamvu yagenda. Numara kuyisubiza uzamenya icyo ugomba gukora. Numara kuyisubiza nanone uzamenya ngo ntabwo ngomba gukoreshwa, Niyo mpamvu niba uri mu relationship right now, ba a partner, ba umuparteneri, umwunganizi. Mwese muri abunganizi bo muri ihe business, mu rukundo, right? Mu rukundo cyangwa se mu bushuti, wiba umufasha. Then wikwemera ibintu byose bakubwiye. Okay, mwakoze sex, that's right, mwamanukiye aho ngaho. Ariko se ni ngombwa bakubwire ngo kora abortion 500? Ntabwo ari ngombwa. It's your body, your choice. Ushobora no kudecidinga ku keeping umwana, maybe ufite uburyo bumwe cyangwa ubundi wazabasha kumureramo. Kuko at the end of the day, sometimes twizera ko harera Imana, ariko sometimes that's right. Noneho kugira ngo uhore urica abortion, it's like a killing, man. It's murder. Because I'm a believer and I feel like that is killing. It's like a killing, right? Rero muri relationship uzifatiraho, unyine umukobwa uzi kwifatiraho, udafatirwa imyanzuro, ufite choice. Ikindi witekereza ko ubuzima bwawe buzarangirana n'umuntu muri kumwe, nejo haza undi, nejo bundi hazaza n'abandi n'icumi. Ntabwo umuntu muri kumwe none aha ngaha ari you're here to die on. No. Niyo waba uri no mu rugo ukabona uri kumwe n'umuntu uri violent, urugo rwo wenda ni ibindi, ni case wenda nta rumwe expert muri se, wenda byo mbonera inyuma nyine nk'umuntu kandi na judging nyine like a person. Ariko nta kindi wowe gerageza ubu umuntu nawe wifatirwa imyanzuro igihe cyose, wibwirwa icyo gukora, wimera nk'aho uri umwana cyangwa se nk'intama bashoreye. Sometimes utazi n'umushumba wawe, nta kuko ntawe uzi. Ndakeka niba umuntu akubwiye ngo, ariko ngiye ntabwo mbyumva. Okay, ntabwo, I'm not judging, I'm sorry, I'm not supposed to judge, but ntabwo sometimes nyine biragoye kuko I'm a human. At the end of the day, after science, I'm a human. Ntabwo numva ukuntu umuntu aza kubwira ngo ukora abortion 7 utekereze ko umuntu muzagumana, kuko ndabizi ko nyababyeyi yawe niyangirika azagenda, kandi niwe uzagenda avuga ati kara nta nyababyeyi kagira. We are Rwandans. Niwe uzagenda avuga ati kara agakobwa njye nakabonye kameze gutya. Uzabitekerezeho se kari kunkoresha bino bintu se ko ntagiye. Noneho hari n'ukuntu utangira gukora abortion ku myaka mitoya. Ufite wenda uri mu relationship ufite nk'imyaka 22, 20, kuko we are young, like young adults, ariko still young. Rero icyo gihe utangiye kubikora, icyo gihe sibwo witekereza ko ntago gusaza neza birimo. Abortion irangiza, niba unayikora irangiza. Ndakeka ko nawe ubizi ko yangiza. Rero
wiba muri toxic relationship uzabaho uri umufasha umuparteneri, be a partner, right? Wifatirwa imyanzuro nawe wifatira imyanzuro, wiba igikoresho, sibyo? Don't be a baby factory, don't be abortion factory, ba a partner. Muri ubwo buryo rero nibwo bizana ubuzima buzaryoha, na nyuma y'uwo muntu nanagenda uzaba ufite confidence yuko haje n'undi muntu wamwaccepting kuko nta kintu cya danger kigeze kibaho mbere. So tugabanye ibi bintu by'amada byo gukuramo amada, tubigabanye, ibirangiza tubigabanye. This is my message for you, tubigabanye. Bitubwira ibyo tugomba gukora, sibyo? Bitubwira ibyo tugomba gukora, natwe tugira icyo tubabwira. No, say no with a clear language. Vuga no ihamye. Wivuga no iravuga no, okay, no, but yes inside, no. Yeah, vuga no like clearly no. So niba wakoze ikiganiro, subscribing, sharing ku bandi bakobwa, tugire wisdom, or commenting, niba utra subscribing, just be a part of this little family.